neza. Reka nongere mbashimire ko munteze amatwi. Ku bantu turi kureba na Wild Heart tugeze kuri episode 105. Mu gice giheruka abayirebye, Rina yakijijwe n'indwanyi itazwi, yari yambaye imyenda y'umukara. Mbere yo kugenda yamweretse umudari umeze nk'uwo nyine yasigiye Rina. Iyo ndwanyi yahise iburirwa irengero, isiga Rina yibaza uwo ari we. Hagati aho twanabonye ko mukase Selena yatangiye gushaka Rina kugira ngo atazamenya ibanga ry'umuryango. Ese uwo mudari usobanura iki? Reka twinjire muri episode 105. Izuba ryari ritararasa neza, Rina arakiri mu ishyamba. Yafashe umudari we awushyira iruhande rw'uwo yabonye ku ndwanyi itazwi. Arebye neza asanga ihuriro ry'umudari yambaye rirahura neza n'iry'iyo ndwanyi yari yambaye cyangwa se yamuhaye. Arivugisha ati, ni gute umuntu ntigeze mbona ashobora kugira umudari nk'uwanjye? Ako kanya wa musaza yakijije yaramuhamagaye aramubwira ati ngwino mwana wanjye. Rina yicara ruhande rwe, umusaza aramubaza ati, mbwira ukuri, uwo mudari wawubonye? Rina aramusubiza ati mama yawukuye mu ijosi ryarawunyambika mbere y'uko apfa. Yambwiye ko uzamfasha igihe nzaba nkiri njyenyine. Umusaza yasheshetse umwanya munini, mu maso y'uwo musaza hagaragara amarira menshi. Ati nari nzi ko uwo mudari wazimiye burundu. Rina atangira kugira amatsiko. Umusaza arebye hirya no hino abwira Rina ati, ntabwo ahangaha ari ahantu ho kubikubwirira, hari abantu bashobora kutwumva. Naho mu rugo kwa Selena yari yicaye arakaye. Abagabo yari yohereje bagaruka nta Rina bazanye. Selena arababaza ati, muravuga ko umukobwa umwe yabacitse? Umwe muri bo yahise apfukama abwira Selena ati, hari indwanyi yambaye imyenda y'umukara yatubujije kumufata. Selena ahita ahindura isura yikangamo. Indwanyi yambaye imyenda y'umukara, none se yagarutse koko? Afungura agasanduku kari mu cyumba cye karimo ifoto ishaje, ifoto yerekana umugabo n'umugore n'umwana muto. Selena yafashe urutoki rwe arukoza ku isura y'uwo mugabo, aravuga ati, niba koko ukiri muzima, iki gihe sinzongera gukora ikosa nagukozeho. Umwami w'itsinda ry'umwijima yakiriye amakuru ati, mwami, umukobwa aracyari muzima. Arangije aseka buhoro yitonda. Mureke abeho gato, niwe uzadufungurira umuryango twamaze imyaka myinshi dushaka. Undi musirikare aramubaza ati, ariko se namenye ukuri? Umwami arasubiza ati, ntazabimenya mbere ya episode ya nyuma. Araseka cyane. Nimugoroba Rina n'umusaza bageze ku buvumo bwa kera. Ku rukuta hari ikimenyetso gisa neza n'icyo ku mudari wa Rina. Rina amaze kuyegera, umudari utangira kumurika imbere aho hantu. Ubutaka buranyeganyega, urukuta rw'ibuye rutangira kwifungura buhoro buhoro. Mu mwijima havamo umwuka ukonje cyane. Umusaza ahita avuga afite ubwoba ati, oya, ibi ntibyari bikwiye kuba uyu munsi. Rina arangije aramubaza ati, habaye iki? Umusaza aramusubiza ati mwana wanjye, umaze gukanguka. Ibanga rimaze imyaka 20 rifunze. Urugi rumaze gufunguka, humvikana ijwi rikomeye rivuga riti, ninde winjiye mu butaka bw'intwari? Rina n'umusaza bararebana. Mu mwijima hagaragara amaso abiri atukura. Ninde uri muri ubwo buvumo? Ese yaba ari inshuti cyangwa umwanzi? Tuzabimenya muri episode 106. Kugira ngo utazacikore n'indi episode, kanda subscribe kugira ngo ijye sohoka uhite uyibona, ufungure n'inzogera kandi mwibutsa no gukanda like kugira ngo utazacikwa n'izindi episode. Niba mubishaka muzatubwire tubakorera iyo filime, tuyibakorere noneho turi kuyikina bya nyabyo. Bizaterwa n'amahitamo yanyu. Murakoze cyane.